Hello, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza aho dukurikiranye gatanu kuri gatanu. Ngiye kubagezaho amakuru nk'ibisanzwe ni Kiki, nshishikariza mu bijyana bwa mbere kuba wakora like, share na subscribe tubashe kubana gatanu kuri gatanu. Nanone amakuru agiye kugira mu wa mbere tubashe no kwagura uyu muyoboro wa YouTube channel. Andi makuru tugiye kubagezaho nk'ibisanzwe, tugiye kubagezaho amakuru avugwa mu gihugu cya Congo, aho tubikesha ibinyamakuru bya hano mu Rwanda byandika, aho byagize biti amashyirahamwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na sosiyete sivile zo muri RDC arashinja abo mu muryango wa Perezida Kisekedi gusahura umutungo kamere wo muri Grand Katanga. Mu buhamya bahaye ikinyamakuru La Libération cyo mu Bubiligi, abanyekongo bagaragaje ko ikibazo cyo gusahura amabuye y'agaciro muri Grand Katanga cyatangiye mu mwaka wa 2015, gifata intera ikomeye kuva muri 2019 ubwo Kisekedi yajyaga ku butegetsi. Kandi nk'uko byagiye bigaragazwa, umwe muri abo agaragaza ko abasirikare ndetse n'abo mu zindi nzego zishinzwe umutekano birirwa bahiga abantu bagerageza kugaragaza iki kibazo, mu buryo bushimangira ko abantu bakomeye bafite inyungu bwite mu birombe byo mu ntara zigize Grand Katanga. Aho yagize ati abasirikare n'abo mu zindi nzego z'umutekano cyane cyane muri Kasiya bahiga abagaragaza ikibazo. Bigomba kuvugwa ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyijwe n'amategeko bwinjiriza amafaranga menshi umuryango wa perezida n'abashoramari batari inyangamugayo. Kandi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ubucukuzi y'amabuye y'agaciro yo mu ntara ya Luramba yatangaje ko yambuwe ikirombe n'umuvandimwe wa perezida witwa Christian Kisekedi, aho yagize ati kuva mu mwaka wa 2019 ibintu byabaye bibi cyane. Aho kandi yakomeje agira ati kuva mu mwaka wa 2019 ibintu byabaye bibi cyane. Katanga yabaye isanduku y'amafaranga y'umuryango wa perezida ukura umutungo muri izi ntara cyane cyane muri Luramba, nyamara ntacyo ushora. Kandi yasobanuye ko itegeko rishya rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro risaba ko amafaranga menshi ava mu mutungo ukurwa mu ntara aba agomba gukoreshwa mu bikorwa byaba iby'ishoramari kugira ngo babashe kwiteza imbere. Gusa nk'uko yagiye abivuga ngo ibyo ntibigikorwa kuko umuryango wa Kisekedi ufite abantu benshi wohereza muri ibyo birombe, barimo abanyamahanga baturutse muri Aziya, bakahakura miliyoni z'amadolari buri mwaka bakayohereza i Kinshasa. Yakomeje agira ati umwe mu bagize ihuriro rishamikiye ku kigo cya RDC gishinzwe ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagaragaje ko buri muyobozi wo muri iki gihugu ubu ashaka kujya muri Katanga kwishakirayo inyungu. Atanga urugero kuri Minisitiri w'Ingabo n'umwe w'umutekano w'imbere ko bo bagiyeyo bagihabwa inshingano. Amakuru twe tufite nagarukiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.